Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwaramutse neza? Muri iki gitondo rero nje kubigisha gukora art y'imbuto. Ndabanza kubigisha gukora umuneke. Abantu mwize culinary art ni iki bishatse kuvuga? Gutegura umuneke neza ukaba wakwira abantu benshi kandi ari umwe, ukawushushanya nk'inyoni, ukawushushanya nk'akanyugunyugu, ukawushushanya nk'ikindi kintu ku buryo ubona uteye apeti no kuwureba. Ubu wagira ngo ni inyoni iri mu cyari. Iki ni icyari, hariho inyoni yicaye mu cyari cyayo. Kuri iki rero ngiye kukwereka nawe uzabikore. Yes. Ndakora inyoni zigera muri 3, hanyuma wowe ukurikire nawe uzajye nyine wigana uko ibintu bikorwa. Iya mbere ngiyi ndayirangije, iya kabiri nayo ndayirangije, ngiye gukora iya gatatu. Nikora ureba, itegereze iya gatatu nayo ngiye kuyikora. Ingredient afite ni umuneke umwe, nkagira kandi na karoti imwe. Akamaro ka karoti murakabona. Uramutse ushaka gukoresha imbuto gusa, ushobora no kwifashisha n'urubuto rw'umwembe cyangwa se akabuto ka watermelon. Ndafata umuneke, mutonore, ukurikire. Umuneke rero ni mutonora, ndawukata. Aha ndabanza ngukate oblique, hanyuma hano ngukate gutya gatoya. Ndakata na kano ko ku ruhande. Aka ngaka kabyara umurizo kandi ndaza kugakoramo umutwe. Hanyuma ndakata utundi tuntu tw'utuzeru duto duto. Kamwe, uzabikore wambaye ga. Ndakata utuzeru nka 5. Yes, namaze kudukata. Ngiye gutangira noneho nkore inyoni yanjye neza. Ushaka kugaburira abantu nyine, abantu bakiyakira. Inyoni y'urubuto ndafata ka kandi nakase hano, nkaterere hano, hanyuma ngafatishe kirida kuko karanyerera. Yes. Hanyuma hano ngatangirize iki. Yes. Aha naho ndahashyira iki gihimba cy'inyoni. Nimara kuhashyira igihimba cy'inyoni, uyu mutwe mureba ugomba kuba ufite ikintu uhagazeho. Nkaba ngiye kugitegura. Ndakata aka ngaka ngafukure. Ntabwo kamaramo kugira ngo hanyuma ndafata wa mutwe muterekemo hano.
yesi, nindangiza mutangirize amababa cya gihimba ngiki, nakoze utubaba, yafata agasate kamwe, akaneke kamwe ukagasaturamo kabiri, ukongera ugatangiriza twa tuzeru wakase ku ruhande, yesi, ukaba ukoze icyari cy'inyoni cyangwa se cy'inkoko yawe, na hano hose ukahatangiriza, nutegura gutya uyu muneke ukajya kuwutegura rwose, abantu uzawuha bazawurya bishimye, yesi. Hanyuma ukata akantu gato k'agakaroti, ugafukura, urabona bene aha ngaha ku munwa, iyi ni inyoni ya kabiri nshoje gukora, ufukura gake cyane hano kugira ngo ukore umunwa w'inyoni yawe. Ari nimeneye kamera we. Yes, urabona nakoze agakaroti gutya gasongoye gato cyane, gato. Ushobora no kubikora mu kajombamo gutya, ukaba ukoza umunwa, karahengamye, yesi. Nguyu umunwa w'inyoni yanjye, urabubona. Noneho urongera ugafata akandi kantu gafukuye gato 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 cyane, mu gutegura umutwe w'inyoni yawe, ukakajomba bene aha, akandi ukakinjiza hano, ukabukoza ijisho ry'inyoni, urabona. Uyu ni umutwe w'inyoni, uriho umunwa, uriho n'amaso nyine yombi, hanyuma ugahita utereka kuri cya gihimba n'umutwe n'amababa biteretse mu cyari, basi inyoni yawe ikaba iruzuye. Nzajya nkomeza nkwereke nanone dressing y'imbuto, nzakwereka n'izindi. Ubwo nawe icyo ngusaba no gukora subscribe niba uri mushya, niba wanyuzwe, niba rero dusanganywe, uhita ukora like and comment. Murakoze cyane, turi kumwe, tuzahura ubutaha. Ciao ciao.